hari 2016 nari umuyisilamu nzajya kugura inzoga zifunze nzazigura ariko kanyangare kabinyeretse nawe ushobora amavuta y'undi mu muryango wawe urubyiruko kubw'inkunga y'uteza kuba kunaniza nawe ukawuteza ubw'ibyo bagiye bahita mubahiriza uyu mutima wagira urukundo kandi udatinya gusanga n'umwana wawe wakugira ngo wawusanga Dusomeye inama twongera kubisoma muri Ezekiyeli ibice 37 bahereye ku murongo wa mbere bageza ku wa 14 barasimbuka gufata wa 28. Abafite Bibiliya murabona gusoma. Ndatekereza ko ari amagambo akomeye y'uburyo bw'umwuka. Ni amagambo Ezekiyeli yerekwaga n'Imana. Ezekiyeli yagiye kuyerekwa usanga ari mu kibaya ahantu yarambura amaso akabona ngo ni ikibaya kirimo amagufwa yumye ariko icyo kibaya nubwo yakirebaga ku kigo nyine byamutera ubwoba abonamo ibintu byinshi nkaho bidashoboka niba yaje kubarizwa ikibazo Imana iramubaza ngo yewe Ezekiyeli we iramubaza ngo wamaze arambaza ati ku murongo wa 3 umwanya w'umuntu ese aya magufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwabo w'iteka niwo ubizi ubwo yakoresheje cyane ku gukoreshwa n'abanyapolitike kubaza kubera iki ibi bintu mwabigezeho nibyo twahiseho asubiza nyine ari uko byamaze ariko n'ubu yaravuze ngo mwabo w'iteka niwo ubizi kuko ntabwo yari azi hanyuma ariko ngarongeraga aramubwira ati wahanurira aya magufwa umaze yabyinjiye mwe amagufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka kuri kumwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo ubeho ngiye kubateraho imitsi bakwizeho inyama kandi bakwikirize uruhu bashyiremo umwuka mubone kubaho umenye n'urukundo Uwiteka Imana itegeka Ezekiyeli ngo nahanurira ayo magufwa ayabwire ko igiye kuyatezaho inyama ndetse igiye no kuyateraho imitsi yongera abeho yashyiremo n'umwuka Ezekiyeli yabanje guhanura abona inyama zigiyeho barongera bagahanura abona imitsi igiyeho habura ikintu kimwe habura umwuka Imana yamubwiye ngo guhanura umuyaga uwuhe mu mpande enye z'isi iruhe muri aya magufwa hanyuma yahura nk'uwo muyaga muri aya magufwa yari amaze guterwa n'inyama n'imitsi hajyamo umwuka amen ariko hari mu kibaya cy'amagufwa yumye ndakoresha n'iminota 2 kugira ngo babwire uburyo amagufwa yumye yitangaho urugero kuko nawe wakwitangaho urugero uko wiyizi nababwiye ko nakijwe 2018 ukizwa nuko nari mvuye mu bibi icyo gihe ntabwo nagize Imana twakuvanga abantu bajya gusenga iwabo dore byarabaye bakubatirisha bajya no gukomezwa kubijuza ubwenge ariko nyine ntabwo byitayeho ariko nyine Imana ifata muri 2018 nanjye mu byo ntatekerezaga nigeze ngira nk'umuhigo cyangwa iki umufasha wenda nzakizwa n'ibi oya igihe nari umusinzi nigaga muri college bitaro ariko mbere y'uko Imana igize icyo gihe mbere yaho 2016 nibwo nari umusore wari waragiye mu ngeso za kamere amen ingeso za kamere Imana itubwira ni nyinshi hanyuma icyo gihe amagufwa yanjye yaje kuma mu gihe ngewe ubwanjye ntari nzi icyo nkoresha umubiri wanjye nkawujyana umusambanyi amagufwa yanjye ihuma muri icyo gihe urumva uwo nta kintu yakora hari 2016 nari umuyisilamu
kugira ngo hari bamwe twajyaga gusengana najyaga kwigisha ariko sinzi niba narabahaye ubuhamya ariko ubwo twahoraga kwigisha gusa nari umuyisilamu ariko Imana igirira neza njya kwiga ibitaro ngeze ibitaro umuntu arambwira ngo muze mbarangire mujye muri korali iyo bakoze fete ngo bari kumwe n'umwana we niko abanyeshuri bakuru abimbwiye ndabyumva n'abantu tujyamo ariko ntazi kuririmba hanyuma njyana n'undi mwana uzi kuririmba urumva yarazaga ariko yari umwadepe tugezemo tuba mu mwaka wose umwaka urangiye badutorera kuba mu buyobozi bagiye kugenda badutorera gusigarana ivugabutumwa tugiye biraba baradutora ariko nyine kumva ni ibintu bidashoboka ndabiyobora ndakishijwe ngeze aho ndabatire nihande undi jyenyine uzajyamo akanyanga kubera ko nari kubaye maze akazajya mpamagara kumva namwiye kanyanga uzajya kugura agateri nzasiga uzajya kugura inzoga zifunze nzasiga ariko kanyanga reka binyeretse nubaho iyo ni imyaka nabaye nari ndi no mu murimo w'Imana muri korali bivuga ngo ntarakiza ariko Imana igendera mu 18 ubwo nagiye ku muntu ari ku rusengero arasenga asa kumwigisha bari wabore asengaho gatoya yarasenze amaze gusenga yabatura umubiri n'inzara byari kure irimo muri korali ndetse Imana ibabaza ngo ariko nyine bitanga urugendo rw'igihugu baratangiye gukiza bizwa mu isengesho reka tubiveho n'uzagira umwanya munini tuzagaruka ariko Imana yabonaga ko amagufwa yanjye yumye kandi yari yumye pe nta mwuka warimo navuga nta mubiri nta mutwe kubera ko mu buryo bw'umwuka ntacyo nari cyo ndi amagufwa yumye Imana kugira ngo rero abantu bayibone ko ya magufwa yumye nuko baba bakoze ibyaha nuko baba bagiye kure yayo ikabona amagufwa arumye hanyuma njyewe kugira ngo umubiri wanjye nubwo usubiremo imbaraga cyangwa usubiyeho wa mubiri n'imitsi n'umwuka nuko nabwiye umubare w'umugore ndamaze ese bya nanjye usambanye yibye wasinze tukaga ababyeyi basuzuguraga nawe nagiye gukomeza ndangije kurwana n'ababyeyi banjye ndi kurwana nabo kandi njya gukomeza sinari byari bampa 500 bati nawe njya gukomeza gukomeza kuba yakigera Imana bagukomeje njyayo urumva rero ntabwo nari nzi ndimo ndaba ngo nanjye Imana yababaye nambwira ngo uko n'abasaza bagiye gufasha Imana bababarira kansi wowe umusore wanayikorera nibwo zitakubabarira tangira kundemamo ibyiringiro byo kubabarira amagufwa yawe ntangira kumva asubijwe n'imbaraga ntangira kwanga bwa bimwe nakundana ariko uko byaba abona niko birimo birarushaho kugerageza uko ubu nari umuyobozi umuntu wese nabwiraga ko ikintu ntabwo yangaga ariko Imana isubiza wa mubiri wanjye isubizamo n'imitsi hanyuma irambwira ngo yende kwihamya none se nzabanza nigisha iwacu gukikura wabwira bajya kwigisha abandi iwacu batarakizwa neza bikiri rengera ati kubera iki Imana irambwira ngo genda ababyeyi bawe nzabahindura neza igihe nshaki igihe nzabahindurira ndagifite uzabanze mwigisha ndabaye icyo kivuyo ntacyo kintu nzagira mu muryango kubera ko abavandimwe banyu badakijijwe n'abandi ariko ndongera nsubirana amagufwa ndongera nsubirana umubiri na hano Ezekiyeli yabonaga aba bantu b'Imana batari bafite amagufwa batari bafite umubiri batari bafite umwuka muri bo batari bafite imitsi ariko abona ari amagufwa amen iki gice ntabwo twagitindaho kuko kirimo ibintu byinshi nawe ushobora kuba amagufwa yumye mu muryango wawe mu rugo iwawe kubw'intunga y'uteza kubwo kunanizanya wowe ubwawe uteza ubw'ibyo bagiye bahita mubahiriza kuko wemeye kugerwa neza bavuze ngo korona yaraje ngo gusubiza abantu inyuma
nabyumvishe mu iteraniro rya kabiri kuko nahageze kirimo n'ubutumwa bw'ubwabo yaragisubiza abantu inyuma ariko nuko batamenya ko twari dufashe igihe mu ntambara kiranutse kiri mu isi ufashe igihe mu ntambara ufata igihe mu ntambara ni uguhora uvuga ngo hari ibintu bizaza byarwanya ukomeze kuvuga hari ibintu bizaza ntaza kubivugisha nibigeraho intambara nyine zaba nyirimo niko gufata igihe mu ntambara kwitegura ikintu ariko intambara itaraba gufata igihe mu ntambara ibihugu bifashe igihe mu ntambara bikabitegura kare ariko itaraba igihe baba byabikanye iyo bakubitanye natwe dufashe igihe mu ntambara korona yiza atugende umusaza umwe yarambwiye amagambo akomeye abaho inzoga ko zisigaye zarahenze ntibabaze kubera iki kandi no kubera abarokore nawe inzoga mutazinywa bene mwe mwabona inzoga zacu ziheye nitwe ngo twatumye inzoga zabo ziheye ndagira ngo twivugire ku magambo ari mu Bagalatiya ibice 5 babasomeye bahereye kuri 16 twebwe tugiye kubasoma duhereye kuri 19 iyo tuza kuba tuyoborwa n'umwuka ntabwo tuza kuba tuyoborwa n'amategeko tuyoborwa n'amategeko ni kwa kuvuga ngo iyo umuntu yasanganye abantu bo kurebera bambuye ariko yatakubonye amategeko niba yanditswe muri twebwe mu mitima yacu no mu mwijima yabonye Imana rero bavuga amazi y'umugore ko mu mwijima k'izima niyo ari ahantu batamureba habona izima ntabwo bambona ngiye gukoresha igihe nifashishije ikintu bita ikirayi iki kirayi mfashe kigereranywa n'umutima w'umuntu umutima wanjye bikaba ariko nkigereranya hanyuma aka gati mfashe ni agati gasanzwe ndakagereranya n'icyaha cyinjiye mu mutima wanjye reka dusomere dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana icyaha cya mbere no gukora ibiteye isoni cya kabiri n'iby'isoni nke cya gatatu no gusenga ibishushanyo cya kane no kuroga cya gatanu no kwangana cya gatandatu no gutongana cya karindwi n'ishyari cya munani n'umujinya cya cyenda n'amahane cya cumi no kwitandukanya cya cumi na kimwe no kwirema ibice cya cumi na bibiri no kugomana cya cumi na bitatu no gusinda cya cumi na rimwe n'ibiganiro bibi cumi na gatanu n'ibindi bisabira rero uyu mutima wanjye ukuntu umeze uyu ni umutima wanjye umeze gutya uyu mutima kandi ndawugendana aho ngiye hose yumvishe ibyo badusomeranye ndawugendana aho ngiye hose yaba mu bukwe yaba kwiga yaba mu rusengero ntanawuzana kandi wajya imbere y'Imana nkarira mu Mana wagira icyo ufashe badusomeye ibintu byinshi iriya ni ingingo ya kabiri ijya mu mutima wacu uyu mutima arubwiye uyu mutima wareba imbere y'Imana ngo wagize ikintu reba ukuntu umeze mwumvishe n'ibyaha wakoze uyu mutima wareba imbere y'Imana ngo wagize ikintu ese ubwo gusenga kwacu k'uyu mutima wabakoresheje uyu mutima wagira urukundo kandi udatinya gusambana n'umwana wawe wakugira ngo wawusambane ndavuga uwo muntu urimo uwo mutima udatinya kuroga uwo mutima wakuroga cyangwa ukakurogera udatinya gusenga ibishushanyo no gukora iby'isoni by'isoni n'ibindi byawe nagukorera ahantu tutareba tutabona ibyaha byo kubyita ibyo ngibyo nibyo ngiye nakoraga
uyu mutima wapfukamuka bago Mana reka kuririmbire muzamurira amashini uyu mutima Imana yawo uyu mutima wabwiriza Imana ikawu iyo ngira abasore ubuzima bwa gisore babwira ubuzima mbamo kubera ko ariko ubuzima ntuye byo kwihanganira icyaha ndetse no kukirinda kandi nibuke ko niba nakiriye Kristo Yohana yaravuze nimucika mugakora icyaha nibuke ko dufite uburengezi bw'ijuru ari we Yesu Kristo nibuke ko dufite uwo burengezi tumusaba imbabazi ndimo ndasoza ntabwo tutingana ese uyu mutima byakwereka ko Imana imbabazi ngaho uri kwitaha byagiye bijyaho yoba no kujya ibikomeye ibisaba imbaraga ariko uyu mutima biroroshye kugira ngo Imana imubabarire uko ibyaha byagiyemo ni nako no kubikuraho byoroshye uyu mutima ntiwareba Imana umutima ntiwasaba Imana umuryango Imana ikatwumva muri korali Imana ikaduha ibisubizo mu rusengero tukagira imbuto nziza zigasagukira n'abo hanze Yesu yaravuze ngo abo turabisi muri Yohana 15:18 ngo yaravuze amagambo akomeye abantu abisi niba abana muzamenye ko babanje kunyanga batari abana kuko mutarabisi nabatoranyije mu bisi ariko ntimukirabisi amen niyo mpamvu abisi babana uyu mutima bisi ntibakwikumvira ariko ubaye gutya uko nguko bimeze gutya abisi bakwanga ariko Yesu aramuhumurije ngo menya ko nawe babaye kumwanga batarakwanga kuko utari ubisi yagukuye mu bisi turasoza